byagiye ibiryo bareze ubundi byaraciwe na Minicom ntabwo ibyemera ibyo ni ububandi koko byaracitse oya ndakubaza abantu babikora no gucuruza urumogi ntabwo byemewe hanyuma aho bikorerwa ibiryo zirago byemewe biri mu murenge guhera Kamonyi hose barabifata bakongera bakabikora nyine ariko ntibyemewe ibiryo bareze bira by'ibice ntabwo byemewe banza umenye ko bitemewe ahubwo ikibazo n'inzego z'ibanze zidakora akazi kazo ntabwo byemewe barabitwara bakongera bakabitira ntabwo nibuza nde mugabo wanjye byaramumaze n'isatozo byagenze bitero ngatubwira duho buhamye ibyakubayeho najyaga mukura mu biryo barezi najya no kumwizanira byarankenesheje ntabwo nibuza amazina atanyumva ariko ndagira ngo kubwire ngo ntaho betting zitaba mu isatozo najyaga no kumwicyurira nijoro byamuriye yayashyizemo hanaburara kandi yakoze mu isatozo ubwo se yarakigura n'igitenge nibura cyo mu rugo akigura iki akigura iki ariko ngiyo bimuriye ngaza abutura umujinya urugo ngo akanabatuka akakwica ahubwo akenda kugukubita akakwirukana ukarara hanze agasinda urusimbi nta n'inzoga yanyweye yaza akakubwira ati njyewe ngenda nise wabaye mbabarira ahubwo akagukubita kubera umujinya w'amafaranga cyamuriye ariko harimo n'ababimena da barabimenaga ibiryo bareze akagifata agahita gikubita ividi harimo n'ababyikoreraga bakabijyana kuri polisi weragira ati ari uwo nzi cyariye mu isatozo arangije aragenda kuri polisi yaho navuze hano muri Kamonyi arahicara ati muze mugende mujye kubizana hariya za Gihinga aragenda arabazana cyakora gushima polisi ya Gihinga yaraje irabitwara ubu dufite agahenge barakoze cyane wowe ari Gihinga cyane ati umva papi byihorere nanjye byambayeho gusa kubw'amahirwe mbatahura hakiri kare bose cyane undi ati mwaramutse neza tonto ati na papi zina fruitbait ndi 300 ati ubwo nibyo umva kaka message nshuti y'inko wa muntu yafashije agiye kwivuza yamuhaye message yakoze screenshot radio ati nshuti ndagushimira ko wamfashije gusa ndabizi ko bakubwiye ko amafaranga nayajyanye muri betting gusa basi uzampe akazi nkore mu nkoko wenda byazama amahoro kuko bandiye amafaranga menshi nta n'iterambere ry'umuntu ubeting ndagusabye kandi urabizi yera kubyo umunyamari wariwe akarangi agashira afite amadepo y'inzoga urabizi ko twabyirukanye nashatse kwiyahura kubera betting man uwo muraziranye ushakira igishoro yari arimo kwandikira yitwa Jire yarimo kwandikira nshuti y'inkoko kakana kubwiye ko ari inkoko ari azando ati papi dore message yanyandikiye rwose nukuri ndasaba ko alo Mr. Tonto we ubwo kubanya bumwe naguha nk'urugero warabeta inzu urahaganaye ndi butera kumugina nawe kubwe nyine kambuguhe na byambaye urabona nk'iyo diri y'ikari yego akazungu narara ibiriti yaragufata bibiriti akagitamo kabiri agafata sukagura imyamba akayegeranya neza noneho mahani n'imbere we yashyiraga mu rutoki agasohoraho imyamba yakubwira ngo wari arya amafaranga agera mu bihumbi bingahe nk'umunani arangije abonye mbaye nk'ugenda gukora mbaye kwigurishiriza itungo yambonye arambwira ngo ufite 5 ngo kanyerese rasa ku ntego tujya kuri ya nkuru y'intuza y'amadini iyo rasa ku ntego birangira mwamweretse n'amafaranga barayantwa urakoze cyane papi ya kuri ya nkuru y'imere cyone oya yijyaho gatoya yijyaho kugira ngo abantu kora ko iminota isigaye ni inkuru nagutuma komeza kwitindaho ariko ni ikibazo oya tugume kuri base oya nagutuma kuri base imyemerere y'amadini n'amatorero ni ikintu kiri imyemerere y'amadini n'amatorero ni ikintu kiri ntuza cyihariye kandi ibi nibyo biri sensitive cyane kuri society yacu none ukuvuga none Minicom icyo yakora byari byose Minicom icyo nsaba Minicom leta irakora iki ibi bintu nimba urubyiruko rw'u Rwanda Minicom nimba abagabo buretse gatoya hari Minicom niyo izi company amahirwe sibyo gukora ku butaka bw'u Rwanda nabo bahi ibyangombwa Ministeri y'Inganda Ministeri y'Umuryango Ministeri y'Ubutegetsi bw'igihugu izo ni ministeri zirebwa ni case
zishamikiye ndetse na minisiteri y'urubyiruko nayo irimo n'ikoranabuhanga na innovation. Izi minisiteri nimba ndabanza mbere kuri Minicom nohereza izi beti kugira ngo zize ku butaka bw'u Rwanda ibyangombwa zigakora. Ese minisiteri ufite mu nshingano inyungu z'abaturage navuga Minicom, umuturage niba ushaka kugira ngo umuturage ejo abeho neza bizagenda biti? Niba ushaka kugira ngo umuturage bane na mugenzi we neza mu mahoro agira ubuzima bwiza, iyo mibereho myiza y'abaturage tuvuga ni iyi, hari urwo rusimbi bari kwishoramo. Iyo ni minisiteri nguteye ibuye Minarok kwa Patrice Mugenzi ntite ubwo nabanje kwa Dr. Kabahizi Prudence muri Minicom none ahereyeho ministry wa Minicom, nje kuri Minarok Patrice Mugenzi kanze kuri minisiteri y'umuryango. Nimba umugore n'umugabo bagenda ubwabo, umugore ati ngewe umugabo afite amafaranga agenda akayajyana mu rusimbi, nta gitenge nta gaburira abana ku ishuri bamwe bavuye mu ishuri, minisiteri y'umuryango mwebwe mukora iki mu butumwa bw'abagore? Ese ko muvuga ngo turaca amakimbirane yo mu ngo, ese amakimbirane yo mu ngo ntashobora kubaterwa ahubwo n'izi bete abagabo bajyamo cyane? Tujya kuri minisiteri y'urubyiruko, ko muhora muvuga ngo dufite umubare w'urubyiruko, nirwo Rwanda rw'ejo hazaza, nirwo tugomba kwimakaza. Turagira ibyihe bahubwo sibyo? Urubyiruko nibafashe amafaranga n'akazi karabuze kuri bamwe, nimba abonye amafaranga akajya muri ibi ngibi, turi kubaka urubyiruko kuko ejo ruzavamo abayobozi b'ejo hazaza barangwa n'agaciro n'indangagaciro zikwiriye umunyarwanda. Cyangwa ubwo urubyiruko, minisiteri y'urubyiruko yatereranye urubyiruko, ni wowe watereranye urubyiruko kuko iki kintu ndakigaruka ngishimangira. Nta kuntu ushobora kumbwira ngo urubyiruko rajya muri beti zose muri Rwanda, n'urubyiruko rurako wasanga bana bakiri batoya. We minisitiri wowe ukora iki ukaburyo ushaka kuvuga ngo nta rubyiruko rwacu dushaka? None n'ikimenyimenyi kuzabibona baravuga ngo guhera ku myaka 18 kuzamura. Ugira ngo se n'ufite 6 aguze iriya pari nimba ari pari wagiye sukarako bayikwima guteze so ubucuruzi none telefone yamaze kubikemura. Ikoranabuhanga urakoze benshi na betingira ku ikoranabuhanga. Mubare muhira aragira ati papa mesa zibeshye yongera ajya ku betinga niri yafite bazamwemeza. Muhire aragusuhuje cyane. Hari ibintu ngiye bimbabaje n'ukuri. Ati papi abana ati papi abona abapfumu baranzengereje nimbona umwanya nzatanga ikiganiro nkwereka icyo abo bapfumu bankoreye. Urakoze cyane. Icecekere Radio Rwanda igatinyuka ngo kanda 240 utsindira ibihumbi 500 ya buri kwezi uzahembwa mu gihe cy'umwaka koko radio y'igihugu. Ibyo bintu nanjye ndayigaye. Urakoze cyane papi morning. Akadege ka Bet Power karatuzengereje ni Fabrice Karurumu. Burya ngo ya company yitwa Bet Power. Ayinya ati amahoro iyo uvuze betting cyangwa kubona icyapa cyayo mpinda umushyitsi kubera ko yankokoye nkasigara iyo Bet Power ngo yasigaye ibikoresho bya gisirikare bibyina urukerereza. Ngo yasigaye ibikoresho bya gisirikare bibyina urukerereza. Dore twakira telefone abantu akira abantu uyaragira ati Mr. Tonto la leta nigire icyo ikora iyo mikino bayice pe. Bayice ibintu rwose. Abamwita Mushimimana Terfine ni mu byihorere ntabwo muzi ibyo gukina ikarita bakubika amakarita abiri ngo twereke iyo umukara hari urya akagenda aririmba urwabonye. Allo oui ngaramukanya amahoro amazina uragana he? Nitwa Edouard. Ko wiyongora Edouard? Kambyuka. Byuka rwose. Ngatubwiye. Nanjye nayikimye. Urusimba rukini wararuretse? Ntabwo naruretse. Erega beti ni urusimbi vuga urusimbi narukinnye. Nawe ukimye. Rwakugejeje kuki? Rwampaye inzu. Rwaguhaye inzu? Yego. Urumva inzu rwaguhaye ifite agaciro kangahe? Ka miliyoni 13.
kabira 13 muri izo 13 maze gushora mangahe kujya ubona iyo nzu nashoraga desa aratubeshya shora tuwasa igihumbi urahagana he urahagana ndi hano mu gashyushya kahe kajari kajari jari muwe murenge nyine murenge wa jari muwe mudugudu ntabwo navuga nibanga ariko yankuye mu bukode none urushishikariza n'abandi kujya muri beti oya ntabwo mbashishikarizaho njye ntabwo wangize chronique ariko wenda iyo shampiyona y'Ubwongereza oya nyine subiza ibyo nkubajije n'abandi bashishikariza kuyijyamo kugira nabo bakire oya ntabwo nabashishikariza none se kuko utayibashishikariza kandi we hari ibyiza wakuyemo umuntu n'amahitamo yiwe ntabwo biriya bita akadege biriya bita ngo bya roto byose nabikina ndabizi ariko mu by'ukuri nanone ntabwo twayitera ibuye mbese ubu nari kuza nyine nakubajije ngo kuki utabwira abandi nabo ngo nasuga abaturanye muturanye nabo ujye ubabwira ati muze tujye ku betinga dore nageze ku rwego runguru nk'intangarugero ubwira Saviye ngo mugende ujye ubwira Saviye mugashushya cyangwa ukabwira ndi umunyarwanda ntabwo bababwira ko mva kandi none se kuki utinya kubwira abantu ibyiza byakugejejeho ukaza kubona umwanya wo kwivugira kuri radiyo kandi ko umunyarwanda ucumva ngo ijya kurishihera ku rugo erega benshi buriya ya romance mwiza agibya n'ukaje kubeshya uyu nguyu ni bamwe bafite amaza betting ushaka gusanga akora muri beti ati n'ubundi beti nibazihagarika nzabura akazi niyo gashake kabure Fine FM polisi nidufashe rwose ala oya telefone ifite ikibazo kuko ahanini usanga izi inzu cyangwa se ahangaha aho bakorera aya mabeti ngo DJ Nuburi ani DJ Ruburi mushite ngo nagaraga kintu ngo karamuzengereje Fine family Niko rego muzagira inama mugenzi wawe akadege garaga kintu karamuzengereje Hello Fine FM Hello Oui Yego Kizwe ibi bintu bya betting hari abo bihira n'abo byanga cyane cyane by'Afrika ibintu bijyanye n'amafaranga cyangwa umunyarwanda atarayabona abayumva ari byiza ariko icyabakinda ni uko wayashora mu mari twebwe nk'urubyiruko dukwiye kuyaguramo amatungo nko kuyashyira amara niho kuyajugunya icyerekezo cyanjye abashobora kujyamo ntibagende ariko nta cyiza cya betting kandi hari ngo hari wabonye kuyemo inzu ya miliyoni 13 ntayo yewe barabivuga ariko ubageraho babivuga usanga nayo baboye hari abo mbona basigaye birirwa batumbatumbuka kubera betting abana ntibakirya barirwa bahonda amabuye bagashyira ku kadege ariko se babona iki abashoboye ntibagenda ariko uzi ubwenge ntayagura amatungo yoroshye reka da sije nakubwiraga se Eraste y'u Rwanda ati iki ayanyandika ubutumwa bugufi yarikanze musome Eraste y'u Rwanda aranditse ati kadusome ubutumwa bwiwe tumwaramutse neza ati beti bazacepe ati Eraste y'u Rwanda hano ku isoko ryo ku Murindi ati turabakurikiye atukoberaje ati ndabasuje papi tena tonto muzatubarize amakampani nayo ngo aranga akazi ye nabo nabatubuzi n'ukuri mutubarize nyamara ibyo ngibyo ibyo twabihaye umurongo byo kusengera vodaragira ati mwaramutse ikibi cy'abantu bitwa ko bashinze ziriya business ngo ushoramo ukunguka nta mpuhwe bagira nareba isano cyangwa se ubushuti mufitanye mfite inshuti yanjye ubu arantegereje mu mujyi ngo anyereke uko nakira vuba wakira vuba ngo yakapari gikorera kwa Makuza Fine FM mbabarira Fine FM we waramutse neza tonto na papi yego na moro mama ibintu byo kubetinga se buriya ntawe mwumvishe wigeze kwimanika ku itaje hariya mu mujyi bamuriye inzu yarimanitse da barayega yarimanika ntibamutoroguye yashwanyaguritse wowe uri umudamu oya ndi umukobwa
nta musheri wawe mwari mwavugana gahunda y'uko azakora igikwe bikarangira bivuyemo yaragiye mu Rusimbi azakora igikwe akarangira bivuyemo ko nyine azagushyira mu mago akarangira bivuyemo ko Rusimbi oya ntabwo ndahura n'umuntu ukina Urusimbi kuri ubwo buryo none se leta ikora iki ko urubyiruko ruri kubigenderamo minisiteri ifite mu nshingano umuryango ko abagore n'abagabo bari gutana kubera ibintu by'urusimbi harakorwa iki buriya nyine ikintu cya mbere ni ukubivamo ukabitekerezaho umutwe akaba ari umubyeyi kandi zisorera leta zitanga imisoro mu byubaka igihugu ababanza kwica noneho ni serivisi byamamaza kuri radiyo Rwanda no kuri K-Trade nibo abantu babyamamaza koko umuntu akumva yuko ntajya ari bubone inyungu bitewe n'ukuntu babyamamaje barabyamamaza abandi bakumva noneho hari ibice bica hano kuri radiyo kuri televiziyo Rwanda ngo ni inzozi y'iroto byangezeho barimo baracishaho abantu batsindiye telefoni njye nyine nkumva ni ibintu bikoresha noneho mabuja arambwira ngo ariko Diane ko utarimo uracina ngo utsindire iriya moto ndababwira n'ibira sinabyishobora ababishoboye niba bitsinda tuvuga nyashyizemo nkashya atatu nyamara wagerageza ukareba ko bivamo ndababwira ngereka ariko nyine ibintu byo kubyamamaza barabyamamaza natwe tukumva yuko tubigiyemo nyine twatsinda barabyamamaza tukumva yuko ari byo ariko batabyamamaje aho ugera bahasanga inzozi y'iroto kwamamaza barabitangiramo amafaranga natwe tukumva yuko icyo kintu nitukijyamo kiri buryo ariko nyine aho bigeze bamwe ngo ntabwo bari kubasha kwigurira amapantaro kubera kubetinga arabetinga uyu munsi niba betinze 10 ejo akajya 20 yashyiramo agiye 40 akomerezeho noneho namara gushyiramo 40 yandi yose bayarya ahita ajya kugurisha agahene kari mu rugo cyangwa radiyo afite mu rugo igitanda giteza na matera yego usange rero naho ngaho biri kugenda bizamukira ejo najya ijana narishyiramo abamuhe 200 yose nayashyiramo niba ati noneho ngiye kugenda nkateza ari akazi k'ibyumba 2 niza nkashyiramo 300 barahita bama miliyoni akabahiye gutyo nuko rero urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha amakuru ngezeho none ahangaha ribu rumaze guta muri yombi Kayiranga Robert w'imyaka 36 wari umukozi ushinzwe ubugenzuzi bw'imyubakire mu karere ka Gasabo hano mu mujyi wa Kigali akurikiranywe icyaha cyo gusaba no kwakira ruswa amakuru avuga ko Kayiranga yafashwe amaze kwakira ruswa ya miliyoni 1 muri miliyoni 4 yari yasabye afungiye kuri station ya ribu ya Remera amaze igihe kirekire ataye muri yombi yego wabonye sinabishyize kuri Twitter uri bukigena nabishyiriye Twitter none ke rwakitangaza uri bukigena nabishyiriye kuri Twitter nibwo kibara kubitangaza ariko wagiye wicara ukambwira nkakwereka intuza wagiye ugira reka twaki narabikubwiye Allo Flore ayisonesi oui aramutse neza Mr. Tonto waramutse neza ibyo bintu rero murimo bimaze abantu pe none se ubundi kwa hari umuntu umaye ubutumwa kandi koko ibyo avuga nibyo mani yo siriyaki ati none se hari uwo bakura iwe ngo aze mu nzu ya beti Nyabarongo yica uyizaniye none nizisora izo betingi bazagume iwabo barebe ko bazaribwa subiza icyo kibazo nabo baje guhaha nyine bafatira abantu mu cyuho badafite ubwenge afite ubwenge nazo urya gukina be none se iyo ndi kubagera nkumva muri kuvuga ngo muri kwanariza iryo turimo rayumva bavuga ngo njye ngo ndi kwanariza ngo buriya Manchester United ngo urareba ngo ishobora kuza gutsinda ngo bari kwanariza kubera amagambo akoreshwa mu kubyamamaza urabyumva ukumva birimo ukuri hari n'abandi njya mbona bakina itente ndi gutaha mu kanya mvuye hano muri kampani imwe nkabona bari gukina ibitente ubona agafata ibitente wona ngo ni Manchester United na Arsenal ngo ngo Arsenal ngiri mu byiza ngari kubita Manchester United gona hitsinze kandi igitente ariko mwagiye mwafasha ukanya mukareba Jadoki yamaze kubyinjiramo iyo bari kubyamamaza wumva ari byo ariko nyine biratumaza ahubwo biratumaze pe mutuvuganire babihagarike leta nigira icikora bakoze cyane
Rikanisurize umuvandimwe mwita Jado hano muri Salon de Coiffure ngo yitwa ABS Saloni. Ubwo naba Arufa, bashiti banje bose ba Cynthia, AB, ba Kevine. Bose. Ubona nose ukora muri ABS Salon. Twegendere. Atari gurusimbi impamvu barukina byose biterwa n'ubushomeri kuko ndakeka ubaye ufite akazi ka buri munsi ni wabona umwanya wo kujya mu mikino y'amahirwe kabisa. Ati ngo babijyamo mu buryo bwo guheza kugira ngo bwireda. Njyewe mbambona umuntu wese ujya muri ibyo ntabwo aba ari serious no mu buzima busanzwe ahari pe. Kananga amafaranga. Isaza zageze. Kananga amafaranga. Ubu rero hasigaye iminota 2 ngiye kubaha amafaranga muri Sostomate Chico. Waramagaye kuri 07 kane 9 kane 2 8 7. Ijambo rya mbere vuga ni Chico. Halo. Urabeho. 07 kane 9 kane 2 8 7. Ngiye kubaha amafaranga muri Sostomate Chico. Sostomate Chico alo. Amazina yawe. Uyisenga Jonas kugahembe. Kugahembe Sostomate Chico guranga amafaranga ya Jonas. Gura igiceri cya 50. Ikibazo cya kabiri. Magingo ayangaya. Sostomate Chico ikozwe mu iki? Urunyanya. Urutunguru. Yego. Na tungurusumu. Kabiri, hari inkuru maze kwabwira ari ku rwego rw'igihugu rw'ubugenza cyangwa rumaze guta muri yombi umukozi ushinzwe ubugenzuzi bw'imyubakire mu karere ka Gasabo akurikiranwaho icyaha cyo gusaba no kwakira ruswa yitwa nde? Nago nafasha amazina ye kanicare nigwe. Icara wige feel good. 07 kane 9 kane 2 8 7. Ntabwo ndibajyane kure cyane rwose. Ntugire mu ngenge.